nibyo twese turabihamya, nta gereza nziza ibaho n'imwe ku isi, nta bohero, nta prison, nta gororero na rimwe ryiza ribaho ku isi. Ariko kandi ku isi hagenda haboneka gereza zitandukanye zifite ubukana, zifite ubusharire, zifite kubabaza cyane imfungwa zifungiwemo bitewe n'ibyo zakoze. Uyu munsi turarebera hamwe gereza 5 mbi za mbere ziteye ubwoba ku isi. Uratungurwa nuko harimo gereza yo muri Afurika ndetse yo hafi cyane rwose, hafi cyane kuruta uko wabitekerezaga. Izi gereza kuzijyamo birutswa no kujya mu rupfu, birutswa no gupfa ukava mu nzira, kuko abafungiye icyo baba bifuza no gupfa kuruta kubaho. Ni izi gereza zibabaza uyinjiyemo wese abazi ko agiye muri gehenomu. Ni gereza zigereranywa no kwa shitani, ko abazifungiyemo bavuga ko bari mu kuzimu. Murakiye komeza kubana natwe muri iki kiganiro, kuko intego yanjye ni yayindi, ni ukukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. La Sabaneta ni gereza iherereye muri Venezuela. Muri gereza umurinzi ashinzwe ubuzima bw'imfungwa 150. Igereza niyo gereza ivugwa mu ruswa cyane kurusha izindi zose, ndetse n'imikino yo kurwana mu maka ku rupfu bakorera ibiryo. Ni gereza ibamo inzara ku buryo imfungwa zifungiwemo icyo zikora kugira ngo zibone ibyo no kugira ngo zirwane, zikora imikino yo mu maka kugira ngo utsinze ubaye wa mbere abashe guhabwa ibiryo, amazi, cyangwa kuzanirwa umugore ku bagabo bafungiyemo. Gereza ujyamo ukibagirwa umugore kugira ngo umugabo abone umugore, abone ibiryo cyangwa amazi, bisaba ko arwana n'abandi bagenzi be akabatsinda akaba wa mbere kugira ngo abashe kubona ibiryo, umugore cyangwa amazi. Ni gereza ibabaje iteye agahinda ku mfungwa zifungiyemo. La Sabaneta yo muri Venezuela, iyi ni gereza ya 5 mbi kurusha izindi zose ku isi. Gereza ya 4, La Sante, ni gereza iherereye mu Bufaransa. Umvishe La Sante wagira ngo uri kwa muganga, nyamara kubera imibereho muri mbohe zifungiyemo, imfungwa zimwe zihitamo kwiyahura. Kandi twumvishe ko La Sante hagira ngo nk'ahari ubuzima. Mu mwaka w'1999 abagera ku 124 bariyahuye aho kubaho nabi muri gereza. Abayifungiyemo ngo babona amasahane yo kota akazuba. Imiryango y'abaharanira ikiremwa muntu ku isi isabira kenshi abayifungiyemo ko bahabwa amazi yo kunywa, dore ko ngo hari nacyo gihano gikomeye bahabwa, kwimwa amazi yo kunywa muri La Sante. Gereza iherereye mu Bufaransa, abayifungiyemo bicwa n'inyota. Ku rugero imiryango mpuzamahanga y'ikiremwa muntu ku isi isaba ko bahabwa amazi, kuko nicyo gihano gikomeye abafungiye muri gereza bahabwa cyo kutabona amazi. Carandiru, gereza iherereye muri Brazil, majyaruguru ya Brazil, hafi n'ishyamba rya Amazone. Ni gereza mbi ya 3 ku isi. Igereza nayo ibibi byayo byose biratangaje ku rwego abayifungiyemo batandukanye n'abandi bose baboneka muri gereza twabanje. Ikirenzeho nuko imfungwa 2500 zirimo zifite agakoko gatera sida, HIV. Nyamara benshi muri bo ngo binjiyemo ari bazima. Indwara muri gereza nizo zica abantu benshi. Abarwayi nabo ngo iyo habayeho ikintu cyose gituma babona aho bahurira n'abagore, ndavuga abagabo, benshi muri bo imibare ipimwa ku munsi igaragaza ko ku munsi byibura handura abagabo 600 banduye agakoko gatera sida. Igereza habamo abarwayi benshi bakenera kubagwa bitewe n'indwara baba barwaye, ariko bakabagwa nta kinya, imiborogo
y'ababagwa ngo yumvisha ububabare izindi mfungwa zose ziba zifungiye muri gereza, bigatuma abayifungiyemo bandi bifuza gupfa aho kugira ngo bazarware babagwe nta kinya. La Sabaneta iratangaje, ariko karandiri yo muri Brazil itangaje kurushaho. Muri kumwe kuri micro ndi Softman Official, ibuka gukora subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo ujye ukurikira ibiganiro byacu bya buri munsi tukugezaho. Tadmor ni gereza itangaje iherereye muri Syria. Igereza ikorerwamo urugomo rukabije, icwa rubozo, kwicana n'ibindi byinshi. Bone bisanzwe muri gereza imfungwa zirimo iyo zirwanye ngo zitizwa amashoka, imihoro, inkota ndetse n'ibindi byose wakoresha wica umuntu byibura ngo hagira abahitanwa. Mwaka w'1980 bwo habaye agashya, abarinzi bishe imfungwa 500 mu ijoro rimwe. Abarinzi bishe imfungwa 500 mu ijoro rimwe, biratangaje. Ibi ngo nta yindi gereza birabaho yose ku isi. Ugiye muri gereza abibabara ko atazagaruka, yabatungura akagaruka yaraciwe akaboko, ukuguru cyangwa se ikindi gice cyari cyo cyose umuntu yacika ariko agakomeza kubaho. Most dangerous prison in the world nizo turi kurebera hamwe. Uraza gutungurwa na gereza ya mbere mbi kurusha izindi zose ziriho ndetse zabayeho ku isi, Addicts Florence, gereza iherereye muri Colorado muri USA. Iyi ngo niyo gereza mbi cyane kurusha izindi zose ku isi, nkuko byemejwe n'imiryango myinshi iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Kuva mu 1994 habaye ibikorwa by'icarubozo ku buryo bukabije. Ni gereza y'abagabo gusa. Abafungiye benshi ni abashinjwa iterabwoba, gucura ibiyobyabwenge, gusahura amabanki no kwica abagize inzego za leta. Kandi ibi byose ngo abantu babikora kugira ngo babone amaronko, bahinduke ibyamamare bikomeye ku isi. Nta kindi gihembo bahabwa uretse kujyanwa muri Addicts Florence, gereza iherereye muri USA, ari gereza ya mbere mbi kurusha indi zose ku isi. Ibuka kubana natwe ukanda inzogera, ukande subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo tujye turushaho kukugezaho ibyo utigeze wumva ahandi hantu aho ari hose. Izi ni gereza 5 mbi za mbere ziteye ubwoba kandi zibabaje ku isi, imfungwa yose itifuza gufungirwamo. Nje mwari kumwe kuri micro Softman Official.